ikintu cya mbere cyanshimishije kuri papa umunsi umwe, Mary yigeze kurwara ajyana Mary kwa muganga, noneho amujyanye kwa muganga hari nijoro, amuta kwa muganga nijoro, ngajya gushaka ahantu muri ako gace yagiraga igisitari nziza ngo umuntu bararana kubera ko Mary yari arwaye. Arara ijoro ryose yiga abura umuntu bararana, agaruka mu gitondo hari kwa gatandatu, Ange aravuga ati nakoze ntabwo ari byiza, agaruka ku cyumweru ajya gusenga ngo yihane ibintu yatekereje nijoro. Noneho ari mu rusengero ngo bagera mu mwanya ngo wo kwihana, papa nawe yagiye gusenga, haza umudamu, bageze mu mwanya wo kwatura, umudamu aravuga ati Imana imbabarire, nijoro nazengurutse ahantu hose nshaka umugabo twasambana ndamubura, Imana imbabarire. Papa itahaguruka ngo yanga urabeshye, ngo ko nanjye ijoro ryose naraye ngataha ahantu ngo ndebe ko ari umudamu twasambana ngo nkamubura, ngo akati hehe na hehe.